ibihe byiza kuri mwese nshuti bakunzi mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV. Twizere ko aho muri hirya no hino mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Dusuhuze abadukurikiye muri mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko abari hano mu mujyi wa Kigali. Mwese mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Nshimiye bagenzi banjye mwabanye kuri izi mikoro ndetse n'izi kamera za BTN, harimo Karera Kayihura ndetse na Latifa mu kiganiro BTN Morning Live. Ndaje rero kugira ngo mbafatire mu ngata dukomerezeho kuri uyu munsi. Rero turi buze kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, ariko nk'uko mubibona kuri screen zanyu turaza kuganira byinshi, ariko twibanda ku mitangire ya buruse hano mu Rwanda. Ntabwo muri studio rero ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gutanga inguzanyo ku banyeshuri muri BRD, ni Claudine Matata. Murakaza neza muri studio za BTN TV. Mwaramutse neza kandi mwakoze kuntumira muri BTN TV. Nishimye kubana namwe muri iki gihe, nkabashimira n'abakurikiye ikiganiro. Namwe rero nshuti bakunzi, twizere ko mwaramutse neza, tubaha n'ikaze muri kino kiganiro kugira ngo tuze kubana namwe, kandi turizera ko muri buze kudusangiza ibitekerezo byanyu muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu za BTN TV, ndetse no ku murongo wa telefoni turi buze kubakira kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu kuri 077685 muraza kuduhaho ibitekerezo byanyu, tuze kubisangiza abadukurikije, ndetse n'ibibazo mwumva mufite twababariza ku bijyanye n'inguzanyo, ku bijyanye na buruse, cyane cyane ku banyeshuri bagiye kwiga muri kaminuza. Claudine, ndagira ngo dutangire tudatinze, turaza guhera gatoya ku kintu kijyanye kera, wenda ndaza kwihera, uretse ko hari n'abandi twumvaga ko hari diplome abantu bashobora gutanga, akavuga ati ni igipapuro, tukumva ko na buruse nyine ni igipapuro. Ubusanzwe buruse cyangwa se inguzanyo yo kwiga ni iki mu magambo arambuye? Inguzanyo ya buruse ni amafaranga umunyeshuri ahabwa iyo agiye kwiga kaminuza. Ntabwo ari igipapuro, nubwo amafaranga ari igipapuro, ariko n'amafaranga afite agaciro. Urupapuro rufite agaciro ashobora gutuma umwana yiga, ayabona kugira ngo amufashe kwiga mu mibereho ya buri munsi, akayabona no kugira ngo noneho yishure ya mafaranga twita ko ari ay'uburezi agera muri za kaminuza, kugira ngo afashe kaminuza nayo gukora imirimo igomba gukora. Reka subiye inyuma tuvuye ngo n'ikiganiro cyitwa ngo imitangire ya buruse bisobanukiye neza, kubera ko muri BRD ntabwo twavuga ko dutanga buruse nk'uko byitwa. Yego, abatanga buruse ni ukuvuga ni abemeza ko uwo munyeshuri yabona ayo mafaranga. Abemeza icyo cyemezo ntabwo gifatirwa muri BRD, ahubwo BRD icyo ikora igeza ya mafaranga umunyeshuri yemerewe, ikayamugezaho, ikageza no kuri kaminuza. ni ukuvuga ko ni amafaranga umunyeshuri ahabwa kugira ngo aze kuba yabasha kwiga. Birumvikana ahangaha wenda birasobanutse neza. Noneho hari abanyeshuri benshi baba bakoze, ngira ngo wari ubigarutseho uvuga uwemerewe kuyihabwa, ayihabwa ryari? Umunyeshuri ayihabwa iyo ashoje amasomo ye yo mu cyiciro cya mbere. Ni ukuvuga ngo iyo arangije kwiga kugeza mu wa gatandatu, niba ariko nabyita, agiye gutangira kaminuza, icyo gihe nibwo ayasaba, noneho akabona kuyahabwa, kandi aba afite ibyo agomba kugenderaho. Murakoze cyane. Birumvikana ni umunyeshuri wese uba urangije amashuri yisumbuye. Birumvikana wari ugarutse kuri heki ko aribo bagena uyu nguyu niwe ukwiye guhabwa iyi nguzanyo kugira ngo ayikomerezeho, hanyuma namwe bakayibagezaho kugira ngo ya mafaranga muze kuyasohora nyuma y'uko bamaze kumwemeza. Hari ibyo aba yasabwe kuri heki kugira ngo abe yujuje, birimo wenda amanota. Mu cyumweru gitaha cyangwa se igikurikiraho tuzaba turi kumwe na heki, nabyo tuzabigarukaho. Ariko kuri mwebwe nka BRD noneho
ni iki musaba wa munyeshuri agomba kuza kuba yuje nyuma yo kuzuza ibyo kuri heke? ese mwebwe nka BRD kugira ngo ino nguzanyo ayihabwe ni iki mumusaba kuba yujuje cyangwa afite? nka BRD ikintu dusaba umunyeshuri, ikintu cya mbere ni amasezerano. ni ukuvuga ngo wa munyeshuri ashobora kuba yarasabye muri heke amafaranga yo kwiga, ariko akaba afite n'ahandi yasabye, cyangwa se akaba afite n'ubundi bushobozi. icyo tumusaba ni uko tugirana amasezerano, ni uko aba yemeye koko ya nguzanyo yasabye leta ayemeye ko ariyo izamufasha kwiga. ayo masezerano arayasinya. kugira ngo ayasinye aratanga umwirondoro, agatanga, tukaba tuzi n'irangamuntu ye, akaba afite noneho n'umwishingizi. ikindi ni uko BRD kugira ngo iyamugezeho, leta ibizana muri BRD yashatse korohereza abanyeshuri kugira ngo amafaranga bazajye bayabona byihuse. icyo tumusaba ni uko wa munyeshuri aba afite aho aya mafaranga yazanyura, ni ukuvuga aba afite konti. iyo konti niyo amafaranga yo kugira ngo ashobore kuba imibereho ye myiza tuzanyuzaho ya mafaranga, ariko andi mafaranga agenewe kwiga yo azagenda aba ari kuri kaminuza. icyo dusaba rero ni uko aba afite umwishingizi, akaba afite irangamuntu ye, akaba afite konte ye y'amafaranga, atari konte y'umubyeyi cyangwa se y'inshuti ye, ni konte y'umunyeshuri. noneho agasinya ya masezerano, akaba twemereye ko turi buyasohore. hari ikintu mumaze iminsi mugarukaho nka BRD musaba abanyeshuri kuri ubu ngubu bari kwiga, bijyanye no kuba bahindura bakosora imyirondoro yabo. biriya bigeze ingaruka zirimo mu kuba ashobora kuba yatanga iyo myirondoro cyangwa se n'ayo masezerano atuzuye neza nizihe? ingaruka zihari cyane ni ugutinda kugira ngo ya mafaranga azamugereho. icyo tubasaba, tumaze igihe dusaba ko bagomba gukosora. umunyeshuri aba yaratangiye kwiga amashuri ye mato, akarangiza ya mashuri yisumbuye afite amazina, ariko amazina yigiyeho yagera kuri ya rangamuntu ye, kubera ko ari nayo akoresha mu gufungura ya konti dusaba. ya rangamuntu ikaba iriho andi mazina, yaje gufungura ya konti y'ikazi iriho andi mazina. wajya kuyatanga kugira ngo azamugereho, yagera muri banki bagasanga amazina ntabwo twatanze, ntabwo ariyo. bigatuma umunyeshuri atabona amafaranga. icyo tubasaba tuti ni mukosore ayo mazina hakiri kare, muzabone amafaranga yanyu byihuse. izindi mbogamizi dukunze guhura nazo ni uko cyane cyane abana iyo bakirangiza muri iki gihe, ari nabyo nabwo tubasaba ko bagomba kwibandaho. ubu kubera n'ikoranabuhanga ntabwo abantu bagikorana babonana, dore ko n'ubu twambaye na masike hajene. yego, tugabanya kugira guhura, tugakoresha ikoranabuhanga. amakuru yose tubohereza tuyabohereza ku ma email yabo cyangwa ku matelefone. ugasanga umunyeshuri ntabwo azi email ye kubera ko yasabye undi muntu kuyimufungurira. twamwohereza bwa butumwa bugufi kugira ngo ashobore kwinjira muri rya koranabuhanga ryacu, ugasanga ntabwo yabonye. bikadusaba ko dusubira inyuma guhindura za email kuko atayazi, cyangwa se na password yarayibagiwe, adashobora kumenya ngo nayihindura nte. bigatuma dukomeza guhindura, bikadindiza muri ya mirimo, bigadindiza na wa munyeshuri ko tumusaba guhora ahindura, akakira ibintu bye ku murongo. hari ikindi kintu cyakomeje kugenda kigarukaho cyane muri no mitangire y'ino buruse, kijyanye n'uburyo bwo kwishyura. ugasanga wenda hari aho bigoraniye, hari uburyo wenda bidakozwe neza, ugasanga umunyeshuri ararangije aricecekeye, yaratanzweho amafaranga ya leta. kugeza ubu ngubu nka BRD n'ayahe mafaranga mufite angana iki ari hanze atari yishyurwa? ingamba ziriho noneho zo kugira ngo uyu munyeshuri urangije akurikiranwe abe yakwishyura ano mafaranga ni izihe? hanyuma kandi ko umuntu ashobora kurangiza nanone ntabone akazi, ahangaha ho mubyitwaramo mute nka BRD muri make?
nibyo kuko urakoze kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo gikomeye kandi dufitemo imbogamizi nyinshi, kubera ko iyo umuntu yabonye hari ukuba yararangije amasomo ye ntabona akazi, agashobora kuba yararangije akabona akazi, yakabona ntahite yitabira kutumenyesha amakuru, nk'uko itegeko rirasaba ko mu minsi 7 wabonye akazi wagombye kuba wamenyesheje umukoresha wawe, ukamenyesha na BRD ko wabonye akazi. Icyo gihe ntibabikore, noneho ahubwo ugasanga umuntu ukora ko yarangije amashuri, buriya n'imibereho yacu hari igihe tuba dushaka guhindura bitewe n'aho tugeze, ugasanga yagiye gufata andi madeni aho kugira ngo yayindi yambere akibagirwa ko ari ideni. Ngira n'ikintu cyatangiye kuva kera kumva ko aya mafaranga atari inguzanyo izishugo. Nibaza ko ari ikintu tugomba guhindura mu myumvire, tukumva ko twese aho turi aho twiga ari inguzanyo yo kwishura, aho kugira ngo ubanze gufata ya yindi yo kugufasha mu mibereho, warangiza ukishura iyi ngiyi, cyane ko nutangira gufata indi bwa bushobozi uzaba bugabanije bwo kwishura, ugazishura ufite imbogamizi. Ubu ngubu rero ikintu twakoze, twatangiye tubasanga aho bakorera, buri muntu wese tukagenda mu bigo aho bakorera, aho bacururiza tunagerayo kuko nabo bari mu bucuruzi, tukagerayo. Ikindi twatangiye kwiga aho dushaka gukora mu minsi iri imbere, nuko noneho tugiye gukorana n'ibindi bigo bikurikirana abishura imisoro, kuvuga ubu ndavugamo Rwanda Revenue, kugira ngo wa wundi yaba afite umusoro yishura tumenye n'abakozi afite. Hari Rwanda Revenue, hakaba n'iki kigo cya RSSB, nabo tugiye gukorana nabo. Ikindi nuko ubu ngubu twandikiye ibigo byose, dufite uburenganzira bwo gutangira gushyiraho ibihano. Ubwo buranahari, ahubwo ni gahunda twashyize gutangira gushyiraho ibihano. Ubu ibigo byinshi byaramaze kwandikirwa nka BRD, tubaha iminsi ntarengwa kugira ngo babe badusubije, baduhaye abakozi bose bafite. Iyo minsi nirangira twabahaye, biravuga ko tuzatangira gushyiraho bya bihano. Ubwo ngize amahirwe yo kongera kubitangariza abantu bose babonye izo zandiko ko bagomba kumenya ko bakurikije ibyasabwe, batazatungurwa nibasanga bariho barishura amafaranga menshi, ibigo bigahomba kandi nta mpamvu yuko ayo mafaranga yagomba kwishurwa. Kugeza ubu ngubu navuga ko ni ingano ki y'amafaranga ari hanze muteganya ko BRD wenda mushaka kuvuga muti ngo twarihiraga mu myaka 4 yararangije, mukavuga muti dufite abarangije bangana gutya, twatanze amafaranga angana gutya, ariko tubona nibura ubwishyu bwo bugenda, kuko wenda nubwo byameze gutyo hari ushobora kuba atarishyuye yarangije agaceceka, ariko hari n'abagerageje uko bashoboye. Noneho ikindi ku mushahara wenda umuntu abonye runaka, hoho yishyura kangahe ku ijana y'umushahara we? Amafaranga amaze gusohoka, iyo urebye kugeza kuri uwo munsi, kuva BRD yatangiriza inshingano, imaze gusohora amafaranga agera nko ku miliyari zirenga 100. Iyo urebye, ubwo turavuga biga hano mu gihugu, tukavuga n'abiga hanze. Yego. Noneho iyo kubera ko umunyeshuri yatangiye kwiga, ubu muhabara ko amaze imyaka 4. BRD yafata inshingano kuva 2016, uwo munsi muri 2020 turangije ya myaka 4. Hari abo inshingano zafashe BRD yazifashe bari mu myaka ya nyuma barangiza. Iyo ugereranije usanga abantu barangiza buri mwaka ari nk'ibihumbi 8, sorry, akaba ari nabyo byongera kongeramo mu mwaka ukurikiye bitewe n'ubushobozi bwa kaminuza. Ariko ntabwo wavuga ngo abo bantu bose uko barangije niko babonye akazi, niko babonye ya mikoro, kuko itegeko riravuga ngo urishyura ari uko ufite icyo winjiza. Noneho amafaranga wishura, urishura 8% ku mushahara mbumbe. Wa 8% iyo udashoboye kuwubona kubera ko ntabwo ufite umushahara
uhamye uhoraho buri kwezi. Yego. Icyo gihe ushobora kumvikana na banki tukareba ayo ugomba kwishyura buri kwezi, ariko nabwo ntabwo tuvuga ngo turarebera aho ngaho, utugaragariza ayo winjiza uko angana. Yego. Icyo gihe tukavuga tuti amafaranga angana atya niyo ushobora kwishyura. Ubu ngubu amafaranga tumaze kwishyuza ni miliyari 11 nizo tumaze kubona kuva BRD yatangira kwishyuza kuva 2016. Birumvikana ko hakiri urugendo rukomeye, urugendo ruracyahari. Haracyari urugendo rukomeye. Birumvikana kuba wenda ibingibi bishobora kuba amafaranga ntaboneke, bigira izihe ngaruka ku mitegurire yanyu y'umwaka ukurikiraho cyangwa se no mu myaka nk'icumi, kuko ndabizi neza ko mugira iteganyabikorwa muteganya, mubona bishobora kuba byagira izihe ngaruka mu gihe wenda abantu bakomeza kurangiza akazi ntikaboneke, cyangwa se bakarangiza bakajya hariya bakicecekera, nubwo muvuze ko hariho ingamba mwagiye mufata z'uburyo mugomba kubakurikirana bakishyura? Ni izihe ngaruka mubona bishobora guteza cyangwa se byateza mu gihe kiri imbere, mu gihe ikibazo cyaramuka gikomeje kugenda kibaho? Ingaruka kuko impamvu mbibajije, hari uwigeze kubibazaho hano, yitwa Naftali Mukristo, aravuga ati mbese mu gihe abafata inguzanyo ntibahite bishyura, nta buryo ki bishobora kuzatuma wenda mu minsi iri imbere bashobora kuzakuraho ino nguzanyo kuko wenda amafaranga abaye makeya? Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, ni nazo mbogamizi zihari. Iyo atariho araboneka kandi igihugu gisohora amafaranga menshi, hazashobora kuvuga ngo aho kugira ngo duhe abanyeshuri 8,000 ku mwaka, turi buhe abanyeshuri 1,000 cyangwa 2,000. Izo ni ingaruka zishobora kuzabaho, kubera ko iyi gahunda ijyaho ko ari kugira ngo amafaranga arebe ko yagaruka, noneho namara kugaruka ahe umusanzu leta aho kugira ngo leta ikomeze ishyiramo amafaranga, ahubwo ikigo kizashobore cyonyine kugenda cyishyurira abanyeshuri. Hazashobora kuba igihe noneho ababyeyi basabwa yuko batanga umusanzu ugaragara kugira ngo umunyeshuri ashobore kwigaho, kugira ngo byose leta ariyo ibyishura. Ni gahunda igomba kuzigwaho nyuma y'imyaka 5 tugomba tukareba aho duhagaze uko bimeze, icyagomba gukorwa. Noneho nyuma y'imyaka 10 nabwo tukongera tukareba aho tugeze, tukavuga tutese ya gahunda yo kugira ngo ikigo kizashobore kwishyurira abanyeshuri birashoboka cyangwa ntabwo ishoboka. Ese tugabanye wa mubare cyangwa kuko byose birangire ababyeyi bazaba ari bo bazishyurira abana aho kugira ngo leta ikomeze yishyure. Niyo mpamvu dusaba ko abantu benshi bakwitabira kugira ngo n'abarumuna bacu n'abana bacu bazabone ayo mikoro bashobore kwiga nabo bagere nk'aho tugeze. Birumvikana ko ni imbogamizi kandi ikomeye, byo kuko bisaba ko hongera kubaho kongera kuganira no kongera gutekerezwaho, ariko nanone hakongerwa n'ubukangurambaga kugira ngo abo bandi barangije babashe kuba bakwishyura amafaranga. Gukomeza nanone mutanga amafaranga n'ibintu byumvikana, ariko ya mafaranga atagaruka ni ikibazo cyaba gikomeye. Ndagira ngo tugaruke noneho wenda aho ni ku ruhande rumwe, mu gihe habayeho imbogamizi wenda yuko wa muntu mumurihiriye arize ararangije, ariko bibaye ngombwa yuko wenda abuze ubuzima nubwo tutabyifuza kubera impamvu runaka, kandi mwari musoje wenda yarasoje nayo amashuri ye, mwatanze ayo mafaranga, izo kesi mujya muhura nazo? Ese iyo muhuye nabyo bigenda bite, mubyifatamo umuti? Ntimureba umubyeyi cyangwa muravuga muti nta kundi oya, ntabwo. Iyo ari inguzanyo aba ari inguzanyo, iyo hari n'amasezerano haba hari n'amasezerano. Iyo umunyeshuri agize ibyago ashobora no kubura ubuzima akigera muri kaminuza, amafaranga yamugezeho nta nubwo wavuga ngo ashobora kububura ari uko yarangije. Ashobora no kubura yageze mu masomo ye, ariko n'ibyago aba yagize ni nawe yaba yafashe ya nguzanyo. Ntabwo wamukurikirana nimba uyishyuza ari uko umuntu afite amikoro. Iyo muntu nta mikoro aba afite. Noneho wa mubyeyi nawe cyangwa se wa wundi wamusinyiye nk'umwishingizi, ntabwo tumukurikirana kugira ngo ayishyure, kuko ashobora no kuba aramusinyiye nawe adafite ya mikoro. Ntabwo ari kimwe n'izindi nguzanyo
icyo gihe umwishingizi icyo tumusaba ahubwo we no kugira ngo gusa tugezeho amakuru mu gihe kaminuza itazi ya makuru akatubwira koko ko uyu muntu atagihari kugira ngo hafatwe izindi ngamba tumenye ko aya mafaranga atazishuzwa tukamenya na igihombo cyabaye ariko haba habaye n'ikindi gihombo kindi kuko tuba twabuze n'umuntu yego birumvikana aho ngaho ho ni ikibazo nta n'umwe uba wabigizemo uruhare yaba mwebwe cyangwa se n'uwo munyeshuri. Ndagira ngo dufungure umurongo wa telefone Jeff ku buhanga bw'ibyuma tunamusuza aze kudufasha ashyireho umurongo wa telefone kugira ngo dutangire twakire ibitekerezo byanyu nubwo hari abatangiye kubitwoherereza ku mbuga nkoranyambaga dukoresha mu rwego rwo kugira ngo tuze kurushaho gusangira namwe ibitekerezo muri kino kiganiro munakigiramo uruhare. Reka tubanze dufate akanya gato k'akaruhuko twamamaze umufatanyabikorwa umwe cyangwa se babiri, turagaruka noneho tujya mu mwanya wo kubakira ku murongo wa telefone mutubwira mwebwe murabyumva mute, ibibazo mufite dushobora kuba twabariza ku bijyanye n'uburyo umunyeshuri ahabwa iyi nguzanyo n'ibyo asabwa n'ikigo cya BRD gisanzwe gitanga iyi nguzanyo. Turagaruka mu kanya gato cyane tubakira ku murongo wa telefone n'ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu muri rusange. My friend, you have really grown your export business over the past year. What is your secret? This is nothing. I'm only getting started. What do you mean? You mean you're expanding again? But of course. Do you remember about the loan from EGF to grow export business? Well, I applied for one for my export business. And they said yes. Now I can compete on the same level with those big exporters from other countries. What am I still doing here? Let me go finish my application. I need a bigger machine as well. We're here to give you the financial support you need in the trade export sector so you can grow your investments to world-class level. To apply, please visit Bank of Kigali or BPR or Equity Bank or I&M or Koje Bank. We support you export. For more information, go to www.egf.brd.rw. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Dettrex kuko Dettrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Dettrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhanganje bwo kwica bakteri zose. Turayisanga hirya no hino mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 0788306802. Ubushize muri UEFA Champions League kwigaragaza kw'ibihangange, inzozi zigikomeje, ibyishimo, amarira n'abanyadukoryo bibaza uko byabagendekeye. Mu gice gitaha tuzerekeza i Lisbon mu mikino ya nyuma y'akataraboneka ku mashini ya Canal Plus Sport gusa. Ni iyihe kipe izegukana igikombe gisumbye ibindi by'amarushanwa yose? Gura decoder ku bihumbi 10 gusa maze uryoherwe n'ibihe by'agahebuzo bya UEFA Champions League ku mashini ya Canal Plus Sport honyine. Hari pampa zikorwa ukagira ngo zakorewe kubangamira umwana wawe, hakaba n'izindi zikorerwa kunezeza ikibondo cyawe. Ababyeyi bamenye ibanga rituma abana bahora n'ibyishimo batirwa no kubambika pampa za Elayo Star. Zifite handles zikomeye cyane, elastike nziza iha umwana kwisanzura mu gihe cyose ayambaye kandi ntimutwika amayasha kuko ifite ubushobozi bwo kujyamo litiro n'igice y'amazi. Akarusho iyo umwana amaze gukoresha pampa ya Elayo Star uhita ubimenya kuko ihindura ibara. Hitiramo umwana wawe umutuzo, mwambike Elayo Star. Elayo Star Products zirimo na renjete arizo wipes ndetse na Kotex ku badamu. Elayo Star.
nongeye kubaha ikaze nshuti dukomeje kubana namwe ni umwanya tugiye kugenda tubakira na Claudine noneho akagenda agaruka kuri bimwe wenda tutagiye tugarukaho. Hari ugize ati mwaramutse nitwa Rukundo Eugene, ese ko byari bizwi ko ubwo ni ikibazo, ese ko byari bizwi ko umuntu wakoze loan application ubwo ni uwanditse asaba ko ahabwa iyo nguzanyo akabikora inshuro irenze imwe bakayimwima, ko atari yemerewe kuyikora ngo bayimuhe ngo nta mahirwe aba agifite, ubu asabye inguzanyo bayimuha? ubwo icyo kibazo ntabwo ari ikibazo cyanyorohera njyewe kugisubiza, ariko mu myumvire mfite nagerageza kumusubiza. nimba yarayisabye inshuro imwe inshuro ebyiri akayibura, ni uko icyo gihe hari ibyo atari yujuje, cyane cyane ko wareberaga ku manota y'icyo gihe, ngo ni ukuvuga ngo ayo manota yari agezeho ntabwo ariyo, ese uwo munsi amanota bariho barasaba arayafite? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo tureba tukareba n'ingengo y'imari nyuma y'imyaka 3 uwo munsi yarateganirijwe n'uyu muntu yacikanywe, ibyo ni ibintu twakwibaza natwe tukavuga tuti koko ni ibintu byashoboka cyangwa ntibyashoboka. Ndumva haba ibindi biganiro birenze kugira ngo bumve koko uwo muntu gute yacikanywe, habaye iki, barebe nimba uwo munsi ibizagenderwaho yaba byujuje. nuko ubwo wenda arasubijwe. Uwitwa Kwizera Fabrice avuze ati mwaramutse neza, mwakoze kudutumirira aba bashinzwe kuduha inguzanyo, ariko ndagira ngo mumbarize ese kubera iki iyo umuntu ahawe inguzanyo yo kwiga usanga ahanini bikiri ikibazo ko iyimufasha imwe ya buri kwezi iyo itinda, biterwa n'iki kandi ibyo asabwa yarabyujuje? Ahangaha wenda ntabwo mbizi, naribuze kukikubazaho wenda uburyo mukorana n'ibigo kugira ngo kuno munyeshuri abe yagira uburyo ki afashwa, ariko aravuze ati hari igihe iyo kwigwa yego itanga, ariko imwe ya buri kwezi yo gufasha umunyeshuri ugasanga iratinze. Ho bimeze bite? uko nibaza ko byategwa no kuvuga gutinda igihe babimaze icyo ari cyo, naho ubundi iyo turebye ntabwo iba yatinze cyane. Icya mbere ni uko hari ibyo abagomba kubanza kwiyandikisha, aba yayemerewe, ariko kuba yayemerewe ntabwo yahita yibona kuko ntabwo tuba tuzi ko yandikije kuri kaminuza, kuko ashobora kuba hagati aho yarahinduye. Twebwe nka bere turategereza ko umunyeshuri yiyandikisha, yamara kwiyandikisha muri kaminuza, kaminuza noneho ikatumenyesha ko umunyeshuri yiyandikishije yemeje ko agiye kwiga. Iyo wemeje kuko ayo mafaranga nayo kugufasha uri mu ishuri, iyo utari mu ishuri ntabwo ayo mafaranga twayaguha. Iyo tumaze kumenya ko amafaranga umunyeshuri yemeje ko agiye kwiga, icyo gihe amafaranga tuyamugezaho. Ubu nta igihe tutarabimenya ntabwo twayamuha. Ni ukuvuga ngo ahubwo b'abanyeshuri ikintu tunabasaba ni uko iyo bahawe igihe cyo gukora ikintu ntibagikore vuba, kuko iyo utegereje kuzagikora ku munsi wa nyuma hashobora kuba hari n'ibindi cyangwa hari n'abanyeshuri benshi, biradindiza n'uko ya makuru atugeraho. Iyo byamaze gutinda nawe ntabwo uzabona ubufasha bwawe mu gihe. Yego, birumvikana. Uwo yari Fabrice wari ukibajije. Uwitwa Jire Iradukunda we yagize ati mwaramutse neza, ngize amahirwe ndababonye, ndagira ngo mumfashe munsobanurire. Natse inguzanyo barayinyemerera, njya muri kiste maramo ibyumweru 3 hafi cya 4 cyari nagitangiye, ariko nza kuvamo njya muri universite ya polisi i Musanze. Ati kandi amafaranga nari namaze kuyashyirirwa kuri konte hashize umwaka, none mwamfasha iki kugira ngo iyo nguzanyo mbe ntazayishyura kuko yari yamaze gusohokera ku mazina yanjye?
yahawe inguzanyo ajya muri kisite arahindura hanyuma avamo ahita yigira mu rindi shuri. Urumva wenda ntabwo yari yakabikurikiye uko aravuga ati mwamfashe iki kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka. Ntabwo avuga ikibazo gikemuke, aravuga kugira ngo ayo mafaranga yatazayishyura. Yego kugira ngo utayishyura nuko uyagarura. Nimba warayagaruye aho yari yaturutse icyo gihe ntabwo uzayishyura. Ariko nimba amafaranga yarageze kuri konte ye, amafaranga akayajyana akayakoresha, amafaranga azayishyura kuko ni inguzanyo yahawe. Nta kundi twavuga ngo icyo twamufasha kugira ngo ntazayishyure kuko yarayakoresheje. Ubundi ubusanzwe dufite hari uburyo umubyeyi yishyurira umunyeshuri agacisha amafaranga akayashyira amafaranga kuri konti y'ikigo. Wenda ahangaha mwebwe kugira ngo wenda n'abatari bayisaba cyangwa se hari n'abanditse wenda barimo basaba kuri ubu ngubu kugeza ku itariki 15 nibwo bizarangira nk'uko itangazo ryasohowe na HEC ribivuga. Amafaranga iyo umunyeshuri amaze kwemererwa inguzanyo muyacisha kuri konte ye cyangwa muyacisha kuri konte y'ikigo? Amafaranga ye hari amafaranga y'imibereho yo kubaho amutunga, ayo mafaranga araja kuri konte ye. Ariko ya mafaranga yandi twita y'uburezi, niba yita uburezi tuvuge ngo ni tuition, ubwo ni nka minerval igenda ku kigo. Kuko ntabwo ari wa munyeshure uzagenera ayagomba guha ikigo. Ikigo kiba kiza amafaranga gica umunyeshure kugira ngo ashobore kumufasha kwiga. Ayo mafaranga noneho aragenda ku kigo kuko aba ari umushahara araho kugira ngo bagure impapuro ibintu byose. Araja ku kigo. Iyo umunyeshure avuze ati nge ntayo ngishaka, nahinduye cyangwa se nabonye undi umushobora kumufasha kwiga, aratwandikira, akandikira ikigo, akandikira BRD, akaduha kopi, agaha na HEC. icyo gihe turahagarika. Ariko ntabwo bikuraho iyo yamaze gusohoka ko aba yahanaguritse atayabonye. Ubwo narimbibajije kuri kino cya Rukundo waragize ati mwamfashe iki niba minerivare yaracishijwe kuri konte y'ikigo, icyo gihe izagaruka kuri BRD, arasubira ku kigo avuga ati narayihawe ariko sinayigiyeho igihe cy'umwaka, azayishakaho ayishyure, bizagenda yize ibihembwe. Yaravuze ko ari ibyumweru 4, ubwo ni ukwezi kumwe. Ibyumweru 4 ntabwo icyo gihe igishobora kubaho no kuvuga ngo ya kaminuza ikora ubusesenguzi ikamenya igihe yize, ya mafaranga agendana n'igihe atize irayagarura. Ariko ya yandi agendana n'igihe yize ayo mafaranga iramubaraho. Birumvikana ubwo araza gusaba uburyo aregera ishuri yari yagiyeho, ayo mafaranga yari yagiyeho kugira ngo ariko yo kubaho yose birumvikana yo kubaho yo jiragomba jira yo kubaho yo uzayagarura. Birumvikana wenda minerivare yo muzaganira n'ishuri, ariko ayo yandi yo birumvikana ko niba yaciye kuri konti yawe ukayakoresha muri gahunda zawe, ukayakuramo tike ikugeza i Musanze n'ahandi, aho birumvikana ko ni wowe ugomba kuzayishyura kugira ngo na murumuna wawe ubutaha azabone uko yiga nuko aba. Hanyuma Claudine, ndagira ngo turimo turagenda twegera umusozo. Kugeza ubu ngubu wenda ntabwo navuga ngo abafatanyabikorwa mufite n'abahe ni leta, birumvikana ubutumwa mufitiye abanyeshuri muri gutanga muri iyi minsi ni ubuhe? Ubutumwa mfitiye abanyeshuri, reka mpere kukubwira abafatanyabikorwa. Dufite abafatanyabikorwa benshi. Dufite abanyeshuri aribo ba mbere, tukagira abakozi, tukagira abakoresha, noneho tukagira na Minisiteri y'Uburezi ihagarariwe na HEC, tukagira n'ibigo by'imari. Ni benshi ntabwo tutari kumwe nabo ntacyo twashobora kugeraho. Abanyeshuri icyo mbasaba nk'uko nigeze kwikomozaho nuko bubahiriza gahunda baba bahawe. Nimba kaminuza ibabwiye ati muze muyandikisha, nibabikore vuba na bwangu. Nimba Minisiteri y'Uburezi ibabwiye ngo abanyeshuri mukore iki, nibabikore vuba kugira ngo badufashe natwe dushobore kubagezaho ibyo tugomba kubagezaho ku gihe. Ubu ngubu
ndibanda cyane ku banyeshuri bariho barangiza banasaba minisiteri y'uburezi kugira ngo ibemerere kubona inguzanyo nyabuna aho bari nibarebe neza impapuro bafite ko nta kibazo zifite ni ukuvuga ngo nibarebe yarangamuntu yabo amazina ariho ni ayahe ibyo bigiyeho amazina ariho ni ayahe batangire begere minaroke basabe guhinduza hakiri kare kuko birafata igihe ntabwo biri munsi y'ukwezi cyangwa amezi igihe amakuru mfite kuko nabo bagomba kuba bamenya ko uyu muntu uhindura amazina keretse ari izina ryoroshye bakaba baribeshye ku nyuguti ariko ubundi ni ibintu bagomba gukora vuba ikindi nabasaba ni uko mu gihe tuba tuhageze gusinya amasezerano lisite yatugezeho tuzagenda tubaha amakuru aho ageze bazamenya ko bagomba gutangira gusinya amasezerano kubera ko nta munyeshuri uzongera kubona amafaranga atarasinya y'amasezerano y'ukwemera uwo ni umunyeshuri mushya ariko hari n'abandi banyeshuri dufite nabo ndibo ubutumwa mbasaba ngo abatarabikora kubera ko twifuje gukoresha ikoranabuhanga mu gihe cya mbere twagiye duhura n'imbogamizi mu ikoranabuhanga rikagenda rihura n'ibibazo ariko kuva umwaka ushize byarakemutse kuba byarakemutse biravuga ngo ntabwo tuzongera guha umuntu atasinya amasezerano abo dufite kuri uwo munsi bagera ku 2,000 twamaze guha turi buhe n'ubutumwa tukababwira n'amazina turabasaba ko bihuta bagasinya amasezerano kubera ko amashuri natangira nyuma y'iki cyorezo nibavuga bati minisiteri kavuga ati turafunguye amashuri bediza bisabwa gutanga amafaranga icyo gihe ntabwo tuzayatanga ku muntu utarasinya y'amasezerano iyo bwo nibwo butumwa afite abanyeshuri nkabafisha nifuza ko n'abandi bafatanyabikorwa bose nabo dukorana neza ibyo tubasaba arabishura nyabuna nibatugane arabakoresha nibareba abakozi babo ko nta kibazo bafite kugira ngo batangire nabo batwegere batazahura n'andi mafaranga bagomba kwishyura bitari ngombwa ubwo mu byo umukoresha asabwa harimo ko niba agiye gutanga akazi amaza niba nta nguzanyo ya leta yigiyeho cyane rwose ariko noneho twaranabyoroheje buriya abantu tuba dutandukanye hari igihe ashobora kukubaza ukavuga uti kubera ko ntaraba direka simbivuge twarabyoroheje noneho tusaba abakoresha bazajye baduha uwo mukozi wese mushya yaje noneho ubu ngubu abo twandikiye twabasabye baduha abakozi bose nibamara kubaduha bose twe tuzikorera isesengura tumenye wa wundi tugomba kwishyuza tumubwire tuti dore abangaba nibo bagomba kwishyura abangaba bararangije mbese kuko harimo n'abarangije nabo tuzabaha icyemezo cy'uko barangije abandi tugaragaze ayo baba basigayemo niho twashatse twifuje ko twabyoroshya kugira ngo bitazahura n'imbogamizi abwiye bati ngewe uyu muntu ntabwo nari yambwiye ko ntayo yabonye mwikorera isesengura babaho umwirondoro mwikurikiranire birumvikana ko ni ikintu cyiza ubwo n'abari muri PSF ashobora gusoza akavuga ati reka ngewe nihangira umurimo ukaba wasanga wenda kumukurikirana aho ngaho biragoye sinzi ubwo buryo muzakorana na PSF mu rwego rwo kugira ngo koko amwe mwamenye ngo uyu wikorera uyu washinze uruganda hano yigiye ku nguzanyo ya leta ubundi PSF nayo ukuntu tugomba gukorana nabo ni uko twayandikiye tuyisaba n'uko abanyamuryango bayo bagomba nabo kutugezaho amakuru kuko uwo muntu yikorera afite aho abarizwa cyane cyane PSF ikindi kiretse nabwo ashobora kuba atishura umusoro ariko mu gihe yishura umusoro nawe tuzaba dushobora kumugeraho bishobora gufata igihe bigatinda ariko gahunda ihari nuko tuzamugeraho kandi icyo gihe nitunamugeraho yaratinze tubona n'igihe yatangiye gukorera nawe azahora azambogamizi yuko azishura umurengera bitari ngombwa murakoze cyane nabashimira ku bwa kino kiganiro mwemeye ko tugirana nkeka ko ibyo twari twateguye byose twabigarutseho namwe ubutumwa mwari mufite murabutambukije kereka niba hari ubundi mwaba musigaje ubwo naba nsigaje ni ugushimira wowe Kevin nk'umunyamakuru wadutumiye kugira ngo tugeze icyo twifuza ku banyamuryango bacu nabita abanyamuryango kuko nibo bafatanyabikorwa dukorana buri munsi ndabashimira cyane namwe muzakomeze mudufasha kuba tugerezaho amakuru yacu nimumara kubyumva neza n'abandi
ntabwo nshidikanya ko batazabyumva murakoze tuzakomeza gukorana namwe ndabashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro ndashimira by'umwihariko n'ubuyobozi bwa BTN TV bwarebye bukabona ko kuko ino gahunda ikwiriye mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya byinshi birambuye kuri serivisi zibagirirwa. Nshimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro mwadukurikiye mukanaduha ibitekerezo byanyu haba kuri Facebook ndetse no ku mbuga nkoranyambaga twagiye tubaha ibitekerezo byagiye biza twabibonye ariko ntabwo byose twabigarukaho mu kiganiro kiba kiri bumare iminota 45. Ndabashimiye ko twabanye, nshimire Jeff twabanye ku buhanga bw'ibyuma n'abanyamakuru bose ba BTN TV aho bari hirya no hino baba abari mu kazi ndetse n'abamaze kugera hano aho dusanzwe dukorera. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane. BTN Morning Live nakagaruka ku munsi w'ejo kwa gatanu ariko ibiganiro bya BTN TV byo birakomeje mu kanya guhera saa 3 n'ubundi biraza gukomeza kugeza umunsi uciye ikibu. Ndabashimiye ko twabanye, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.